Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nshuti mudukurikiye kuri Joshua TV Rwanda, uyu ni wa mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Tunejejwe n'Imana ko twongeye kubona uyu mwanya wo kongera kugira ngo tugaruke imbere y'Imana. Izina ry'Imana rikomeze rishimwe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dukomeje n'ukuri gushimira abantu bamaze gukora subscribe kuri channel yacu ariyo Joshua TV Rwanda. Mwebwe mwamaze kubikora mutwereka ko turi kumwe, mugakanda share ku bandi, mukabisharinga ndetse mukana likinga, bitwereka ko mudukunda. Imana y'amahoro ntikabure kubagirira neza ku munsi mukuru w'abakiranutsi, ubwo ibirori bizaba biri kuba mu ijoro. Namwe Imana izabagirire neza mu izina rya Yesu, kuko nicyo kimenyetso kitwereka ko turi kumwe. Mutwereka yuko mushigikiye ibyo turi gukora. Abatera commentaire turababona. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko rero mubizi ni wa mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika. Imana ikomeje gukoreramo imirimo n'ibitangaza. Niba utarabikora nawe niwo mwanya wo kubikora, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze rishimwe kandi izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Rero murabizi yuko mbere y'uko dusenga tubanza kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi Imana yemeye yuko tuvugaho ni ijambo turi busange mu gitabo cy'ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Luka. Mu gitabo cya Luka ibice byaho, ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Luka ibice byaho igice ni kimwe. Turasoma umurongo wa 32 ndetse n'umurongo wa 33. Luka igice cyaho kimwe turasoma umurongo wa 62 ndetse n'umurongo wa 33. Iryo jambo niryo tugiye gusengeramo. 32 haravuga ngo bacira Samarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. 33 haravuga ngo atumira icyo kwandikaho, arandika ati izina rye ni Yohana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Inshuti wowe unkurikiye muri uyu mwanya wa mbere y'uko inkoko ibika, imessage Imana yampaye, ijambo Imana yaye, ijambo rivuga ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Wowe unkurikiye kuri uyu mwanya, muri uyu mwanya mbere y'uko uyu munsi uca, iri joro rica, muri uyu mwanya mbere y'uko ugira ibindi bintu ujyamo, ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, mubwire ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Nugira n'umuntu uhura nawe mu nzira, umubwire icyo Imana yanditse yaracyanditse. Niba hari umuntu muri kumwe mu rugo, umubwire ngo icyo Imana yanditse yaracyanditse. Iyi niyo message nkuzaniye muri uyu munota. Ubu nibwo buhanuzi bwawe nkuzaniye. Icyo Imana yanditse yaracyanditse. Haleluya, haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye muri iki gitabo cya Luka igice kimwe murongo wa 62 ndetse na 63. Hatubwiye amakuru y'umugabo witwa Yohana. Havuzwemo Yohana, havugwamo n'umugore witwa Elizabeth ndetse n'umugabo we Zakariya. Amateka iyo usomye muri iki gice cya mbere ndetse n'icya kabiri, hakubwira yuko aba bantu bariho kandi bari abatambyi bakoreraga Imana. Ngo ariko muri uko gukorera Imana bari bafite ikigeragezo, bari bafite ikibazo, bari bafite intambara, bari bafite imibabaro bari bahuye nayo. Nubwo bakoreraga Imana ariko ngo bari bafite ikibazo, bari ingumba, ntabwo babyaraga. Bakorera Imana bafite irihwa ribajomba, bagasenga bafite irihwa ribajomba, bakaririmba bakaramya bafite ihwa ribajomba, nta rubyaro bari bafite. Bibiliya yisomye ngo kugera ku gihe uyu mugore abonye n'ibyo Imana yavuze mu masezerano, n'ibyo yababwiye kera bitazigera bigerwaho. Abwira umugabo, aramubwira ngo ntabwo bigishoboka yuko nabyara. Bagera mu gihe cya menopause, bagera mu gihe cyo kwiheba, bagera mu gihe cy'intambara, bagera mu gihe cyo kuvuga ngo ibyo Imana yavuganye natwe ntabwo bizigera bisohora. Reka nkubwire, hari igihe ujya ugera ukabona mu buzima bwawe ibyo Imana yavuganye nawe nta kintu na kimwe kizigera gisohora. Ukavuga ngo ibyo Imana yambwiye yarambeshe, cyangwa y'amasezerano bizanyurira ku bandi, ukabona ntabwo ari kuri wowe. Ndagira ngo ngutangarize iri tangazo. Icyo Imana yanditse yaracyanditse mu izina rya Yesu. Icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Icyo yanditse mu buzima utuyemo yaracyanditse. Icyo yanditse muri ako gace urimo yaracyanditse. Icyo yanditse ku buzima bwawe uri gusengera ku musozi yaracyanditse. Icyo yagambiriye mbere y'uko uva mu nda ya mama wawe yarakigambiriye. Icyo yakubwiye uri gusenga ntabwo mbizi,
amasengesho wari urimo, aho wavuganiye nayo ni wowe ubizi, ariko ndagira ngo mvugane nawe, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Aleluya. Uyu mugabo Zakariya, Bibiliya iravuga ngo igihe kiragera ngo kuko yari umutambyi, ngo habaho gutora umutambyi uri buze gutambira Abayisiraheli ibitambo. Ngo baragenda baravuga, bari bafite umuhango, igihe babaga bari gutamba ibitambo batumagaho, bakoreshaga ubufindo uwo bufashe akaba ari wo wemererwa gutambira Abayisiraheli ibitambo. Bibiliya iravuga ngo bafinda ubufindo bufata Zakariya. Ngo bumaze gufata Zakariya agenda agiye gutambira Abayisiraheli ibitambo, ariko ngo agere mu nzu y'Uwiteka asanga mesaje iramutegereje, asanga ntabwo ari umwanya wo kugira ngo agire abatambira ibitambo, nawe ijuru ryamutekerejeho. Ndagira ngo nkubwire, ibyiza wari uri kubona biri kujya ku bandi ntabwo ari bo bikwiriye gusa. Nawe acira ibyiza byawe, kuko muri uyu mwaka Imana igutekerejeho, muri izo nzira uri gucamo Imana igutekerejeho, muri ayo marira wari uri kurira Imana igutekerejeho, muri uwo mubabaro wari ufite Imana igutekerejeho, muri ibyo bintu wari uri kubona byari byibanye Imana igutekerejeho. Zakariya ngo ageze mu nzu y'Imana, ngo asanga yari agiye gutambira abandi ibitambo, yari agiye gusengera abandi ngo bahabwe umugisha. We yari yarivanye mu mubare, we yari yarabonye yuko bitagikunda, ariko ngo asanga ijuru niwe ryatekerejeho. Aravuga ijuru ryavuze ngo tutitaye ku mubare w'Abayisiraheli ko warungana n'ibyifuzo byabo, uyu munsi byose bibaye kanso, byose birahagaze. Ni wowe ugezweho ngo nawe utabarwe. Muri uyu mwaka ndaguhanuriye mu buzima bwawe, ni wowe ugezweho ngo nawe utabarwe. Mu nzira zawe ni wowe ugezweho ngo nawe utabarwe. Muri bizinesi yawe ni wowe ugezweho ngo nawe utabarwe. Mu kazi kawe ka buri munsi ni wowe ugezweho ngo nawe utabarwe. Muri uwo murimo w'Imana wakoraga ukabona ntawe uri kugera, ni wowe ugezweho ngo nawe utabarwe. Marayika w'Imana abonekera Zakariya, aramubwira ngo uva nkubwire, igihe cyose wari urenga ntugire igisubizo ubona, ariko ijuru ryagutekerejeho. Niyo mpamvu ndi hano nje kukubwira ngo igihe kigira kirageze, ni wowe ugiye gutabarwa, ni wowe ugiye utahiwe, kugira ngo ugire imirimo y'Imana nawe uzahamya. Zakariya ngo arashidikanya, aravuga ngo ntabwo nabyumva, ibyo maze iminsi ndi gusengera n'umudamu, twageze mu gihe bitagishoboka, ubu ngubu ntabwo bigikunda, ubu ngubu ntabwo bigishoboka. Mperutse guhura n'umuntu arambwira ngo ibyo Imana yambwiye narayibabariye, ngo ahubwo yari inyihereye ibirayi. Uzi ko hari igihe kigera ibyo Imana yakubwiye ukabona ntabwo biri kugerwaho, ukayibabarira. Urayibabarira se ibikubwira, uzi ko Imana ari umuswa, uzi ko Imana ari Imana itagira ibyo ikora ngo ibirinde. Reka kuvuga amagambo adahesheje Imana icyubahiro. Icyo yanditse ku buzima bwawe yagize ute? Yaracyanditse. Bibiliya iravuga rero, iravuga ngo Zakariya karamubwira ngo uhereye none aho ugiye uzabyara umwana w'umuhungu. Bibiliya iravuga ngo Zakariya arashidikanya, bashidikanyije marayika y'Imana aravuga ngo utaza no kubihakana ukabibwira n'abandi bagafatanya nawe gupinga, ugiye kubikiragi, uzongera kuvuga iryo sezerano ryasohoye. ngo uhereye ubwo ngo Zakariya ngo abikiragi. Bibiliya rero twihuse ngo Bibiliya iravuga ngo arasohoka, ngo abantu babonye atinze ngo bibasi byabaye ngo birabayobera. Haleluya. Baravuga ngo Zakariya ashobora kuba yapfuye. Ntabwo yapfuye, ahubwo nuko igihe cye cyagezweho. Marayika w'Imana aracyamuganiriza, ugiye gutindana n'Imana iri kukubwira ngo cyagiye wari uri gusenga tukavugana nawe muri message mu buhanuzi ukabona ntabwo bibaye, ntabwo nta kindi, ahubwo nuko kwari kugira ngo ubone ibishitse. Ugiye gutindana n'Imana muri kuganira, Imana iri kukubwira ngo impamvu tutihuse nuko ibishitse bifatika byari ibingibi. Biravuga ngo Zakariya asohotse rero, ngo abantu baramushungera, ngo baramubaza, ngo ariko ntiyagira icyo avuga, ngo nubwo atavuze, ngo ariko babona yuko yahuye n'Imana, ngo baragenda. Aho ntabwo tuhatinze, tuzahagaruka, Imana izadufasha, iri jambo tuzaritindaho cyane. Reka nkubwire muvandimwe w'unkurikiye, ugiye gutindana n'Imana kuri ayo masezerano. Ngo ageze mu rugo ahura n'umudamu we amutera inda. Igihe kigeze rero cyo kubyara kiragera, ngo arangije ngo arabyara. Haleluya. Ngo amaze kubyara, ijambo ngambiriye ko tuvugaho, ngo amaze kubyara, ngo hashize iminsi 8, ngo bamukeba nk'uko imihango y'Abayisiraheli yari imeze. Baravuga ngo nukujya kumukeba, kandi bamara kumukeba bakamwita izina. Ngo bageze muri iyo mihango baramukeba, ngo bamaze kumukeba baravuga ngo uyu mwana se azitwa nde? Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nyina Elizabeti aravuga ngo uyu mwana agomba kwitwa Yohana. Ngo abantu baravuga ngo iri zina nta muntu n'umwe wigeze kurigira, iri zina nta muntu n'umwe wigeze kuryitwa, iri zina nta muntu n'umwe wigeze kurijyamo, wigeze kuryitwa muri famiye ye. Bashaka kubirwanya, ngo ariko umugore abonye barirwanije
aravuga ngo reka tubaze nyir'ubwite aba ari utanga izina nyaryo, aba ari ushyiraho finali y'izina uyu mwana agomba kwitwa. Haleluya, haleluya. Ngo babajije ise aravuga ngo ntabwo nashobora kuvuga, ahubwo nimunzanire urwandiko. Ngo bamuzaniraho kwandika. Haleluya. uyu utumije aho kwandika niwe ufite ijambo rya nyuma, niwe ugomba guca impaka. Hari inyandiko igiye guca impaka ku buzima bwawe, hari inyandiko yo guca impaka mu rugo rwawe, hari inyandiko yo guca impaka ku bari bagushungereye, hari inyandiko yo guca impaka ku bari bagusakurije. Icyo yanditse Imana yaracyanditse, kandi iyo nyandiko igiye kugukuraho urusaku. Robene troveze le contrat zoni mandove docre de Bible nisanse la drobe nini kontai venike. Hari inyandiko igiye gukuraho amayobera, hari inyandiko ikuyeho amatiku. Ndabizi neza wari uri mu matiku bari bakwihaye, ariko inyandiko yanditswe ku buzima bwawe, inyandiko yanditswe kuri wowe igiye guca amazimwe. Amagambo agiye gushira ivuga ku bw'inyandiko y'Uwiteka Imana yanditswe kuri wowe. Sinzi niba hari umuntu nkurikiye, ndabiza ko hari abankurikira. Ni ukuri icyo yanditse yaracyanditse. Ngo abantu bajya impaka baravuga ngo Elizabeth ibyo avuze ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka, ntabwo yakwitwira izina, ntabwo abantu bashobora kurivuga, ntabwo byagira ngenda bite. Baravuga ngo reka duhereze umugabo mukuru Yohana Zakariya nawe yandike atubwire. Ngo bamuzanire icyo kwandikaho. Bibiliya iravuga ngo arandika, aravuga ngo nta kindi narenzaho, nta kindi navuga. Arandika aravuga ngo uyu mwana agomba kwitwa Yohana. Aleluya. Ababipinze bakiraho, abari bari gusakuza bakiraho, abazanye impaka bakiraho, Zakariya arandika ngo uyu mwana agomba kwitwa Yohana. Akimara kubyandika izina rihita ryemezwa. Hari inyandiko igiye kuguhesha agaciro, igiye guhindura izina. Birashoboka ko hari abamwitaga ibizina by'ibigenyurano, birashoboka ko hari abamwitaga ibizina bibi, ariko se yanditse ngo bamwite Yohana, izina rihita rishyirwa mu bikorwa. Reka nkubwire, izina ryawe ritari riri kumvikana, Imana irareje ibyemezesheje inyandiko yakwanditseho. Izina ryawe abantu bagiraga impaka, Imana iraje irarihamishije inyandiko. Izina ryawe abantu bari barakwise umunyemari, bari barakwise umucuruzi ukomeye, bari barakwise witwaga umunyamasengesho ariko ntibyemerwe. Ariko iryo zina nta kintu cyo kuryemeza cyari gihari. Yesu aje gushira iryo zina mu nyandiko ku buzima bwawe. Izina rya Yesu Imana ihinduye izina, ahubwo ibyemezesheje inyandiko yakwanditseho. Ndagira ngo nkubwire wungurikiye, akira izina rishya rivuye mu nyandiko y'Uwiteka. Akira izina rishya rivuye mu kuboko k'Uwiteka. Akira izina rishya ryanditswe n'Uwiteka. Akira izina rishya ryanditswe n'Ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wari unkurikiye kuri Joshua TV Rwanda, ndagira ngo nkubwire ngo akira izina rishya rivuye mu nyandiko y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Reka dufatanye gusenga Imana. Wakirira izina rishya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'inyandiko wanditseho uyu muntu unkurikiye. Ndagushimiye kubw'inyandiko iciye urusaku, ndagushimiye kubw'inyandiko iciye amatiku, ndagushimiye kubw'inyandiko iciye akajagari. Mana, hari inyandiko wanditse kuri ngewe, iyi nyandiko nigiye kunkuraho ibyari binkurikiranye byose, abadayimoni bagatsindwa kandi bakaneshwa. Urakoze ko ukuri kwanjye, agaciro kanjye kavuye mu nyandiko wanyanditseho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho rero komeza ubikore muri uyu mwaka. Buri muntu wese ukurikira mbere y'uko nko kwibika, urakoze ku bw'inyandiko yanditswe kuri we, urakoze ko byose bivuyemo amashimwe. Natwe tuzajya tugushima kandi tuguhimbaze. Ngaho kora ibikomeye kandi ukomeze kwitamurura. Urakoze kuri mutabura uko abigenza, urakoze kuri Alpha kandi ukaba na Omega. Byose twizeye yuko ikoze nk'Imana kandi ko bikoreye kwiyubahisha. N'abandi bose bari badusakurije, n'abandi bose bari bazanye amatiku, bakaba bacecekeye imbere yacu kubw'inyandiko yawe. Ngaho komeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Akira inyandiko y'Uwiteka, akira kubaho kw'Imana kandi byemejwe n'inyandiko, kuko icyo yanditse yaracyanditse. Imana ibagirire neza. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kubikora. Share na comment birakenewe. Uwiteka Imana barinde. Shalom, shalom.